Igitabo cya Mose cya kane cyitwa Kubara. Igice cya mbere. Kubarwa kw'Abisiraheli. Umurongo wa mbere. Uwiteka abwirira Mose mu butayu bwa Sinayi ari mu ihema ry'ibonaniro ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa kabiri bavuye mu gihugu cya Egiputa ati: umubare w'iteraniro ry'Abisiraheli ryose nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, mubare amazina y'abagabo bose umwe umwe, abamaze imyaka 20 cyangwa isaga bavutse, abo mu Bisiraheli bose babasha gutabara, wowe na Aroni mubabare uko imitwe yabo iri, mufatanye n'umuntu wo mu muryango wose w'umutware w'inzu ya ba sekuru. Aya niyo mazina y'abantu bakwiriye guhagararana namwe. Mu Barubeni ni Elisuri mwene Shedewuri, mu Basimeyoni ni Shelumiyeli mwene Surishayadi, mu Bayuda ni Nahashoni mwene Aminadabu, mu Bisakari ni Netaneli mwene Suwari, mu Bazebuloni ni Eliyabu mwene Heroni, mu Bayosefu ni Elishama mwene Amihudi, wo mu Baefurayimu na Gamariyeli mwene Pedasuri wo mu Bamanase. Mu Bamenyamini ni Abidani mwene Gideyoni, mu Badani ni Ahiyezeri mwene Amishadayi, mu Basheri ni Pagiyeli mwene Okirani, mu Bagadi ni Eliyasafu mwene Deweri, mu Banafutali ni Ahira mwene Enani. Abo nibo bajya bahamagarwa mu iteraniro, nibo batware b'imiryango ya basekuruza, nibo bategeka b'ibihumbi by'Abisiraheli. Mose na Aroni bajyana abo bantu bavuzwe amazina, bateranya iteraniro ryose ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri. Amavuko y'abantu yandikwa nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina yabo umwe umwe y'abamaze imyaka 20 n'isaga. Uko Uwiteka yategetse Mose, abariko babarera mu butayu bwa Sinayi. Bandika amavuko y'Abarubeni imfura ya Isiraheli nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Rubeni baba inzovu enye n'ibihumbi 6,500. Bandika amavuko y'Abasimeyoni nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Simeyoni baba inzovu 5 n'ibihumbi 9,300. Bandika amavuko y'Abagadi nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Gadi baba inzovu enye n'ibihumbi 5,650. Bandika amavuko y'Abayuda nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Yuda baba inzovu 7 n'ibihumbi 4,600. Bandika amavuko y'Abisakari nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Isakari baba inzovu 5 n'ibihumbi 4,400. Bandika amavuko y'Abazebuluni nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Zebuluni baba inzovu 5 n'ibihumbi 7,400. Mu Bayosefu bandika amavuko y'Abefurayimu nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Efurayimu baba inzovu 4,500. Bandika amavuko y'Abamanase nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Manase baba inzovu 3 n'ibihumbi 2,200. Bandika amavuko y'Ababenyamini nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Benyamini baba inzovu 3 n'ibihumbi 5,400. Bandika amazina y'Abadani nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Dani baba inzovu 6 n'ibihumbi 2,700. Bandika amavuko y'Abasheri nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru iri, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Sheri baba inzovu 4 n'igihumbi na 500. Bandika amavuko y'Abanafutali nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari,
babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Nafutali baba 5,300. Abo nibo babazwe na Mose na Aroni n'abatware b'Abisiraheli uko ari 12, umuntu umwe wo mu nzu y'abasekuru yose. Nuko ababazwe bose bo mu Isiraheli nk'uko amazu y'abasekuru ari, bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, abo mu Bisiraheli babasha gutabara bose. Ababazwe bose baba 6,3,550. Abalewi ntibabarwa, Uwiteka ategeka imirimo yabo. Umurongo wa 47. Abalewi nk'uko umuryango w'abasekuru uri, ntibarakabaranwa nabo, kuko Uwiteka yabwiye Mose ati, ariko umuryango wa Lewi wo ntuzawubare, ntubarane umubare wabo n'Abisiraheli bandi. Ahubwo Abalewi ubagire abarinzi b'ubuturo bw'ibihamya, n'ab'ibintu byo muri bwo byose, n'ab'ibyabwo byose. Bajye baremerwa ubwo buturo n'ibintu byo muri bwo bwose, abe ari bo bajya bakoreramo imirimo, bajye babugotesha amahema yabo. Kandi uko ubwo buturo buhagurutse, Abalewi abe ari bo bajya babushingura, kandi uko bugiye kubambwa, Abalewi abe ari bo babushinga. Utari uwo muri bo wigizwa hafi no kubyishyiramo yicwe. Abisiraheli bajya babamba amahema yabo, umuntu wese mu cyiciro cy'amahema y'ababo, umuntu wese ahererane n'ibendera ry'ababo nk'uko imitwe yabiri. Ariko Abalewi bakikiza amahema yabo ubuturo bw'ibihamya, kugira ngo umujinya utaba ku iteraniro ry'Abisiraheli. Abalewi bitondera umurimo wo kurinda ubuturo bw'ibihamya. Uko abe ariko Abisiraheli bakora, uko Uwiteka yategetse Mose kose abe ariko bakora.